Mwiriwe neza, muriwe mute? Nagira ngo mpumurize abantu batari babona KYC ndetse n'abantu batari bakorerwa migration n'abantu bakiri muri tentative. Njyewe ndabaha ubuhamya, nitwa Bamorineza Olivier. Njyewe nagiye muri Pi network, nakoze KYC 2023, hanyuma njya muri tentative kandi KYC yanjye yabaye green yose, ngejeje migration. Ariko ejo bundi uno mwaka turimo 2024 bamaye gukora liveness bwa mbere, nyikikirikaho ibiro telefone birasimbutse isubiye muri dashboard yayo muri application bisanzwe, ukagira ngo ntabwo nigeze ninjira muri KYC. Subiye gukora kwiramo ndayibura liveness, ndakwama nditoriza. Ejo bundi bongera ama liveness, ngiye kwikora none biba nkuko mbere byabaye, liveness iranga, nditoriza nkajya mayiningira ku manywa, mayininga ku gihe. None nta nubwo ngize nkora liveness pe, ariko aka kanya ngiye kureba nsanga step ya 9 yabaye green, ndetse barambwiye ko mbanye kandi zabaye migrated, ariko ntabwo ndakora move ko ntabwo igihe kiragera. Buri muntu wese rero ufite case runaka mwatuze, upfa kuba warakoze wamayininze Pi, upfa kuba uri kuri list kwa team ibona kuri list y'abantu bamayininze Pi, uri mu bapioneer babona kuri list bamayininze Pi. Nta Pi nimwe izabana na account nimwe izigera ibaninga itarakoze amakosa. Hazabaningwa zagize amakosa nzo zagira zahora n'ibibazo. Ariko niba utagize nta kintu nta kosa ageze ukora ngo ugurishe Pi cyangwa ugure bitemewe, humura igihe kizagera nawe KYC yawe ikunde, konte yawe ikunde, nawe ujye mu banyamahirwe bazajya kuri Pi. Singiye kubabeshya pe, ko team n'abahanga kandi ibintu byose babyicana bizi. Nagira umuntu ikibazo ngo ayihebe iki byose, upfa kuba uri kuri list ya pioneer bamayininze Pi. Igihe kizagera duhahe kandi tunake turonke. Nanjye pe nafite ibibazo rwose pe, nkibaza se ko liveness zije kabiri sinyikore, telefone ikanga iki byose, ubuzima bwanyu nsinyabuze. Ako kubera Imana yo mu ijuru nsenga, kubera Imana yo mu ijuru nawe usenga, ibintu bizagenda neza pe. Waba utarabona KYC, waba warayibonye, waba yabaye pending, yaba yarabaye tentative, my friend, n'ejo bwabyuka ugasanga byakunze. Icyambere ni ukwizera, kandi icyambere no usenge. Ikindi cyambere dutuze ibindi Imana izabyikorera. Nakoze cyane kandi mayiningire kugendera ibintu byakomeye. Pi kuyibona byagwarasha ukwezi umuntu akabona Pi imwe, nabwo sinzi ko bikunda ko ngenda mayininga nkabona ntabwo zitsimbuka. Ariko urugendo rugeze ku nanjye namaze kubona yuko urugendo rugeze kure, kandi amatunda yacu arimo guhisha neza, nagahisha nk'arwaye ahubwo arimo arahisha neza nka yeze. Vuba aha ngaha turajya kandi tujya kagabuye, ntabwo tujya iby'abandi ahubwo turajya ibyacu. Kandi Imana yabonye ajya ko kutwibuka twega abantu badafite bakene nkatwe rwose. Muhumure, ibintu bigiye kugenda neza. Namaze kubibona nanjye, namaze kubibona ibintu byaje kandi ibintu byabaye. Twe kurambirwa, ubundi twizere n'abagiye imbuto. Murakoze.